tukivuga ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo wiriwe neza. Muraho neza Leonsi. Wageze hariya muri Goma no mu bindi bice mu nkengero zawo hatandukanye nyuma yuko M23 ihafashe, banze tubwire muri make Goma bimeze bite? Ntekereza ko umugambi wanjye wa mbere ntabwo kwari ukugigoma, ariko nyuma yo kumva ko umujyi wa Goma wafashwe na 23 nk'abanyamakuru twari dufite amatsiko yo kumenya ibireba uruhande rw'u Rwanda, kuko u Rwanda rwari rumaze igihe rugaragaza ikibazo cy'impungenge ku mutekano warwo bitewe n'abafite uruhare mu ntambara zo muri Kongo, kuko Kongo mu kurwana kwayo yafatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda, bafatana n'imitwe yitwa Wazalendo, ni imitwe myinshi isanzwe yarabujije amahoro n'umutekano abanyekongo, ariko leta irabakoresha. Harimo ingabo z'umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo SADC, harimo Loni, ariko harimo n'abacanshuro. Aho ngaho rero komoje ku mpungenge u Rwanda rwakomeje kugaragaza. Impamvu nakubwira ko ntabwo nashaka kugigoma gutyo, ahubwo nashaka kubwira icyatumye ngigoma. Hanyuma aho wageze rero izo mpungenge wabonye hari ishingiro y'uko u Rwanda rukomeje kugaragaza ko hari impungenge ku mutekano warwo? Nagira nkubwire ko M23 yafashe Goma yinjiramo ku cyumweru, ariko kuwa mbere byazindutse ari indi nkuru, kuko hari amasasu menshi yavugaga habigoma, ariko hari n'iyageze ku butaka bw'u Rwanda avutsa abanyarwanda ubuzima, abandi barakomereka. Kuva icyo gihe rero nibwo nagize amatsiko ndavuga ntariko ngomba kumenya izi mbunda zarasha hazari ziri hehe, zarashwe na bande, ese byaba bifitanye isano n'ibyo u Rwanda rwakomeje kugaragaza kuva iyi ntambara yakaduka. Ubwo nagira nkubwira ukuntu nambutse nkagigoma, n'abantu benshi ngira ngo bashobora kubyibaza. Mbere ni ibintu wakurikiranaga hafi aho ngaho ureba ibera hakurya y'umupaka, ariko noneho ku gihe barashe ku Rwanda abaturage benshi ukabona bakomeretse, ukabona hari n'abapfuye, nibwo twashatse kwambuka Igoma. Tugezeyo rero byari meze biti, ni umujyi nyine umaze kuberamo intambara, ibintu byinshi ntabwo biba bikiri ku murongo. Ariko nanone icyo umuntu yavuga, M23 buryo yafashe uriya mujyi yabanje kuzenguruka, ku buryo abantu benshi bari bawurimo, abaturage bari bawurimo. Ahubwo gihe cyo nabifite amatsiko cyane ukumenya ingabo ibihumbi byinshi zari zirunzemo zari ziri hehe. Rero tukigerayo ngiye nahitiye ku kibuga cy'indege, niho hari harunze ibitwaro byinshi, intwaro nyinshi utabara, niho hari ingabo nyinshi. Rero tuhagera twabashije kubona zimwe muri za mbunda zarashe ku Rwanda, imbunda bakunda kwita za IBM, imbunda z'imizinga. Izo twashaka kuzibona bakakwereka aho bati iyi mbunda yarashe ku Rwanda yakoreshwaga n'ingabo za Kongo, FDLR zari zibirimo, ingabo za Afurika y'Epfo zari aho ngaho zikambitse aho ngaho mu kibuga cya Goma, zibifitemo uruhare, harimo akagambane. Ibyo ngibyo twagomba kubikurikirana, kuko nk'abanyamakuru b'Abanyarwanda bakorera Abanyarwanda twagomba no kubwira Abanyarwanda amakuru, dore byabaye, leta yakoze ibishoboka byose. Ariko ikiza cyari kirimo cyanatumaga tuhajya nuko nanone bishimangira ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Kuva intambara yatangira wakunze kumva ko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ni nabyo byakoze bituma wenda bashakaga kugira umujyi wa Gisenyi umuyonga, abashaka gukomeza kugira ngo bazane intambara ku Rwanda birahagarara. Ibyo ni ibintu twabonye n'amaso yacu, ni nabwo twabonye ikoranabuhanga rikomeye ryo ku rwego rwo hejuru u Rwanda rukoresha kugira ngo ruburizemo ibyo bisasu, nubwo hari bimwe nyine byageze ku butaka bw'u Rwanda. Ariko uribaza ngo iyo u Rwanda rutarinda abaturage barwo rukaba rutabishoboye byari kugenda bite? Wanabonye ko abaturage baganiriye ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati gutanga imisoro, tuzadutanga imisoro. Twabonye icyo igihugu kiri responsable gishobora gukora abaturage bacyo. Rero natwe naho twubakiye turavuga tuti ubu bwirinzi burabaye nibyo, ariko se byagenze gute? Rero twakomeje kubibabwira yuko izo mbunda M23 yarazifashe, n'ibindi bikoresho byinshi, noneho n'ibindi bimenyetso nk'uko mwanabonye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabitangaje, bigaragaza yuko abari hariya ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma ntabwo bashakaga kuvuga ngo bararwana M23 gusa, ahubwo bashimangiye bya bindi byavugwa na Perezida wa Kongo Tshisekedi byo gutera u Rwanda. Ibyo rero nibyo twagenda dukurikirana, hari ibimenyetso twabonye, hari n'ibindi dukomeza kugenda tubona, nuko inzego za leta zigenda zibitangaza. Nagira ngo ngwire ko twagiye hariya wenda leta itaratangaza byinshi, tukagenda tubona ibimenyetso bimwe, ariko uyu munsi wabonye ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'itangazo ryagaragaje yuko hari ibimenyetso bigaragaza yuko abari hariya, ziriya mbunda zari hariya zagomba gutera u Rwanda, kandi koko baranabigerageje, ariko u Rwanda rubiburizamo. Wavuye ku kibuga mpuzamahanga cya Goma urakomeza ugera no hirya aho General Chirimwami yarasiwe, hari n'abacanshuro. Ibi byo biragaragaza iki kuri uru rugamba? Abacanshuro b'Abanyamahanga, abantu bakomeje guhakana yuko abacanshuro batakoze mu ntambara. Bamwe muri bo mbere waranabaza bakubwira ko ngo baje kwigisha, ariko ntabwo wambwira ko waje kwigisha
ngo usange defense cyangwa ibirindiro nk'ibyo twabonye n'indaki nk'izo bakoze. Ubuhamya twabonye aho ibyo byaberaga, twabonye yuko abo bacanshuro barwana ku ruhande rwa leta, ntabwo byari ukwigisha gusa. Ikindi, muri ako gace aho bita mu Bambiro hari ikigo cy'ingabo za Afurika y'Epfo, nazo abari bahari bakubwira ko zagiye ku rugamba, ndetse n'ibiganiro bagiranye n'aba ofisiye muri M23 wabonaga bashaka kumenya ese M23 yo yatakaje abantu bangana iki, bapfushije abantu bangana iki, bagasaba bati turashaka kujya kureba aho abantu bacu baba baraguye ku rugamba, tutagiye kuvuga ngo bishwe nande ku rugamba, kuko hari ibitangazwa bitandukanye, hari ibyo icyo gihugu cyatangaje cyongera kubivuguruza, ariko birakwereka yuko iriya ntambara yo muri Kongo Tshisekedi yatumiye abantu benshi kumufashamo kugira ngo bayirwane, ariko ikintu kigambiriwe ari uguhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nibutsa ziriya ngabo za SADC ziza, abari baziyoboye bavuga yuko baje mu butumwa bwo gufasha Kongo kurwanya M23, nyuma yaho ngo hari n'undi mwanzi bazarwanya. Abagiye babisesengura bagiye bavuga ko ari u Rwanda. Ibyo nibyo byatumye tugenda ngo tuharebe, turebe intambwe kwindi. Waruvuze Cirumwami wayoboraga General Major Peter Cirumwami wayoboraga Kivu ya ruguru, nabwo ibimenyetso byagaragaje ko yakoranaga bya hafi na FDLR, ndetse no gushinga iriya mitwe ya za Wazalendo igizwe n'abantu bafite iyo ngengabitekerezo. Noneho ikindi kintu kirimo no kureba ukuntu ingabo z'u Burundi zaje hariya. Ingabo z'u Burundi zabanje kuba ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ku ruhande bazanaho ingabo zabo nazo zirwana ku ruhande rwa leta. Ikintu rero kirimo giteye ubwoba abantu bakwiye gutekereza, ni gute ingabo z'u Burundi ziza gufatanya na FDLR, SADC igafatanya na FDLR, abacanshuro bagafatanya na FDLR, kandi FDLR gahunda yayo ari ugutera u Rwanda. Ibyo twanabirebera muri 2019. Muribuka 2019 batera mu Kinigi bakica abaturage bo mu Rwanda. None 2019 none na mbere yaho gatoya tuzi umutwe wa FLN bagaye ibitero hariya muri za Nyungwe. Twagiye tubona yuko u Burundi bwari bubiri inyuma. Ibyo rero ubona ko ari ibintu byagiye bikomeza ku mugambi munini wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo rero nibyo twashaka kureba, kandi intambara yo 23 u Rwanda rwahakanye yuko rudashyikiye mu 23, ariko ko rushyigikiye ibyo baharanira. Baharanira iki? Baravuga bati turicwa tuzira ubwoko. Ibyo ni ibintu byabaye hano mu Rwanda. Abazanye iyo ngengabitekerezo bayambukana no ku ruhande rw'umupaka wundi babijyana muri Kongo. Bivuze yuko rero ibyo ngibyo Abanyarwanda baba ari abatuye hari Rubavu, baba batuye hehe, iyo bareba batuye Goma, batuye za Masi, batuye hehe, babona nk'abavandimwe babo, bavuga ururimi rumwe, basangiye umuco. Rero kuvuga ko abaturage babyirengagiza bakumva ntacyo bibabwiye, ntabwo nibaza ko byaba ari byo, kubera yuko n'abantu n'ubundi basangiye byinshi, n'ubwo ibihugu n'ubwene gihugu byo byaba bitandukanye. Hanyuma abaturage bahariya muri Kivu y'Amajyaruguru Igoma nibwo bakiva mu mirwano, bimeze bite? Twumva ko abari mu bice bya Masisi za Rucuraho M23 maze iminsi bameze neza. Abigoma nabo baragaragaza icyizere ko ubuzima bugiye gusubira ku murongo. Abo wabashije ko nabo barabyuka bati, nabibonye bamwe bavuga bati dufite icyizere ko amahoro azaza. Abari bari muri uriya mujyi, ingabo za leta Wazalendo baraduhohoteraga bakatwica, baravuga ati twabonye ikinyabupfura cy'ingabo za M23, tuzera ko hari bizahinduka. Birumvikana rero icyo bategereje cyane nuko imipaka yongera gukora. Ubu natwe ngira ngo ni ikintu tugomba kubaza abafite aho bahuriye n'ibi byose, kugira ngo tumenye ukuntu hakurya hayoborwa na M23 ntabwo ari leta, hakuno hayoborwa n'u Rwanda ni igihugu. Bizagenda bite kugira ngo imihahiranire yongere ikomeze? Ibyo ni ibindi dukomeza gukurikirana, cyakora abaturage barabyifuza. Gusa M23 iyo matangazo yasohoye yasabye abaturage gukomeza ibikorwa byabo, aho twanageze ari abacuruza, ari abakora ibikorwa byose barabikora, ndetse bijo biriwe no mu muganda, bigaragaza yuko abaturage bafite icyizere. Nanone hirya no hino urabona ibiganiro biri ku rwego mpuzamahanga, umuryango mpuzamahanga, ibihugu bitandukanye biraganira, byabyukije n'uburakari. Wabonye uburakari bufitwe n'Abarundi, wabonye uburakari bufitwe na Afurika y'Epfo, ariko buriya burakari iyo uburebye ubona buterwa n'iki? Baratsinzwe, batsindiwe ku rugamba. M23 ikubita ingabo z'Abarundi, ingabo za SADC nazo uyu munsi aho ziri zisanze ku rugamba, zigeze aho ziramanika ibendera ry'umweru, bigaragara ko bari mu mirwano, babona ntacyo babashe kugeraho. Rero biriya bakora ni reaction isanzwe y'umuntu wari ufite ibyo yapanze bigapfuba. Ariko muri ibyo byose icyo gihe nakishimira Kanzayire ni uburyo ubona Abanyarwanda bumva kiriya kibazo, kandi bakakibona ko ari nk'ikibazo bose kibareba nk'Abanyarwanda, nta kuvangura. Kuvuga ngo u Rwanda ni igihugu kimwe, ushaka kurugirira nabi arashaka kugira n'Abanyarwanda bose, nta vangura ririmo.
bakumva yuko rero niba Kongo ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ifatanyije na FDLR, ifatanyije n'izo ngabo z'amahanga, ari ikibazo abanyarwanda bagomba gufata na mugongo, bakunga imbaraga, bagahaguruka mu ijwi rimwe bakakirwanya. Ndibwira yuko mu gihe cyose abanyarwanda bashyize hamwe bagahangana n'ibyo bahanganye nabo, muri iyi myaka 30 ishize byagiye bigaragara ko abanyarwanda bagera ku ntsinzi, binaturutse no ku budatsimburwa cyangwa se ubudaheranwa bw'ibibazo u Rwanda rwagiye runyuramo. Urakoze cyane Kagabo. Murakoze Leonsi.